umuntu ugiye kumureba bamwita Nupuja. Nupuja niwe wamwihamagariye ngo agenda nguze undebe kugira ngo nje bucece mu gikari nereke abanyarwanda yuko ndi muzima. Ngo ariko umuntu nshaka ninde? Ni Yago. Uyu nguyu ndi kuri hano iriya foto bakuro. Wari Nupuja rwose. Objective na papa singo ari iki? Target niye ashaka iki? Ashaka wa mwana betabagwe. Amushaka ngo biyunge cyangwa arashaka ihangana? Oya kuko uno mutipe abatipe nabapagasi bro. Urumva yarababaye. Kubera ko amaze umwaka mu kagari. Kandi aziko impamvu byatumye byose biba kugira ngo bisakuze nuko ko Yago yabifite mu ruhare. Urabizi nyine ntago yaza kuri Babarawo, ntago yakwinjira wawe kukasa mutwe. Arabizi kundi byose, arabizi ko nitwebwe twabiteye. Ariko nyine ashaka Yago. Yago namubaje ati retire, arambwe ati zana umuswera nyina naze. No, amushaka mu buhe buryo? Kuganira nawe, kwiyunga nawe? Ntabyo kuganira sha. Umva bro, akibigana umwana umutipe wamara umwaka uri mu kagare. Ukaza mu biganiro, byo biganiro ni bihe? Nta biganiro biri hano. None iki gitipe adabyo nabwiye babakuze bo mu rugo. Mukina game mutazi. Abanyarwanda bagomba kumenya ko ibi bintu hari game, hari room nyinshi cyane muri ibi bintu. Hari room ya mbere hakaba room ya kabiri niya gatatu. Gute rero? So abantu bari muri room ya mbere ntabwo dushaka kumva ibintu bibera muri room ya kabiri. Abo muri room ya kabiri ntabwo bashaka kumva ibintu bibera muri room ya gatatu. Kandi abapagasi bose ubona bibera muri room ya gatatu. Ariko akadasu urumva ukuntu urumva ukuntu waragafashe. Ariko kumva abaturanyi barasakuza cyane. Ako kantu bakumva? Ndi kukumva. So ngaye ngo ukorera ubwo ndakwihwibi akabanga dukomeze. Ubwo ngubwo kuri uyu nguyu dupasingi. So uyu nguyu ni ikigori gikiraho ngaho, uyu yararangiye yacumise umugore, yumva yacumise umugore w'abandi, umugore we nawe yarumiwe, urumva ari mu Birigi. Ntagazi nimba urumva none yavuze ngo yaguze inzu, ntaga yigiza gura inzu, aracumitse nk'abandi bose. Ariko iyi ndirimbo nakoze ko nta kintu ko nta comment wampaye. Ihe? Iyo ndirimbo turegara ahubwo turekora remix. Urumva? So akani nakahe? Iyi ngiyi uyu nguyu tumuvuyeho. Bro, yubahe twagiye. Mbasa ngena hari nta kibazo. Reba muri screen ngiye ntabwo ndi kujya kure dore. Agakuko kwashu Israel mbonye. Sasa narigeze kubivuga ibi bintu. Yara makuru avuye mu cyumba cya mbere. Cyashya mu cya kabiri. Barangira bati deka turabeshya. Ibyo binago bibaho. Israel mbonye biki. Nawe ndavuga ati okay, mukomeze mugume no musore wanyu ngarahimbaza mukemera. Sibyo? So ndavuga ati se bimeze bite? Baba ati ngura muteka mitwe n'iki byose urumva ariko nyine hari abantu badashaka kumva ukuri. Urumva wababwira ukuri we nta muntu wabwira ukuri agagutuka man. Akagutukira yuko umubwiye ukuri. Kuko yari afite ikinyoma cyamwubatsemo cyamwaritsemo nk'inyoni. Akumva ntabwo yatandukana nacyo bitewe nuko umubwiye ukuri, akavuga ati what the fuck bro, uri murabeshya kuko ikinyoma cyamwaritsemo muri we. So bababeshye yuko ngona musore bro, abanyamurengero bazi n'umunyarwanda ntabwo tumwatse ubunyarwanda. Ariko abanyamurengero bazi cyane mu muco wabo. Ntiwagira imyaka 30 utarashaka umugore ntiyo. Ibyo byose washatse umugore uri umugabo cyangwa se baragushatse wowe uri umugore. So mu magambo make umusore ni umugore.
iki uravuze ngo inkuru twigeze kumva yavuye kuri ambasaderi wo muri Israel ifiteho ido nkuru twayivanye muri ambasaderi wo muri Israel arabivuga bagira ngo batubeshye tujya kubaza wa musore wo muri Nuza muri Kazakhstan nyabyemeje wiyumvira izuba riva so n'ubwango abanyamurengero bazi bashaka rafite imyaka ingahe mani umusore w'umunyamurenge ageze ku myaka 30 cyangwa ari umusirikare uno musore yigeze mu gisirikare kimwe mu mateka yawe ukumuzi reka uno musore mbabarira so n'ubwango rero ikintu bazi bavuga arajya kuramyanga agira buye n'iki byose ngurumva ngo n'iki ngurumva ngo niko tumuzi n'iki byose mugomba kumenya ko ari ubundi buzima batipe bafite mutazi hanyuma ntuza se uyu mwana ni gute yabatera kandi yarabyaye n'uyu mwana wo mu Bubiligi so umva nawe nkubwire hari misconception abantu benshi bafite muri nose gukana ka umutinganye gute kandi yarigeze kubyara umwana uzi ko ari abantu benshi bafite abana batandatu ngiye kuba nk'urugero Juice zamuka ibintu bihamye hari abantu bafite abana ngiye kuba nk'urugero hari umupresidenta mu Bwongereza wari umaze nk'imyaka 30 bamukunda cyane yakoraga kuri televiziyo afite abana batatu afite n'umugore yakoraga ikiganiro cyo mu gitondo umunsi mwarabyuka mu gitondo ari kuri live aravuga ati nguzi n'ibindi nihishe imyaka ingana gutya ngiye kubabwiza ukuri aravuga ati ngiye imboro ndayirigata kurusha ibitabo bikomeye abantu barumirwa so ngiye kubwira impamvu abantu byarabayobeye so hari ikintu ugomba kumva ushobora gukunda imboro ariko ushobora no gucumita abandi bagore vuga iki koresha irindi zina koresha zizi cyangwa ikidudu ariko yapana yi asa kuki mudashaka kumva ikinyarwanda oke ngaho komeza none se DJ Juice ninde uyu Juice uyu ngo empaye Juice nta uzi twagambabarira pe Juice uyu nguyu nukuvuga ngo ni se muhungu yo bye ndagiye ariko sujya wagira ko ibyo bintu wagireka complex ufite n'iziki uyu nguyu we ari mu bantu muri Kigali urumva ni gute utazi Juice godfa uburetse ibwire Dekati Juice mutere twana Juice natubwire Juice bibaho umugabo ufite umugore ashaka gutereta Juice cyane bibaho Juice ntabwo tuvuga ko yakosi impuzi sunzi n'icyo cyose ngiye kubivuga nyine kugira ngo wowe urumva nshatse kugira ngo Juice tuvandireho urujijo umugabo ufite umugore yagutereta hari atipa afite misconception I'm sorry urumva kuri Nuza runaka bati ntabwo ushaka kuba gay ngo ushaka kubyara umwana so gay anyway Juice listen to us we are not against abantu babatinganye oya okay yaba abantu bikundira abantu bameze nkawe cyangwa se ntabwo twanze abantu bikunda nkawe sibyo werega na Juice ndamukunda Juice urumva so Juice ntabwo wabyara umwana nyuma yaho ugaca ku ruhande cyana cyaza cyahenye ukagikoma birashoboka muri Kigali cyane okay murakoze cyane ku buryo umugabo ufite reka nkubwize ukuri abantu benshi ntabwo urumva mu Rwanda turacyafite ubumenyi bukeya kuri iki kintu wumva yuko ngo kuba ngo uri gay cyangwa uri uvuga ati njyewe ndi umuntu ukunda baduje igitsina anyway by the way ntabwo twigeze twanga aba bantu ntabwo twigeze tubarwanya ahubwo twarwanyije amakosa yaturutse muri ibyo bintu Eric tujya wari wumva tuvuga Eric usema ngo tumurwanya Eric ni umujama wacu Eric asakinga dik agacumita igitugu ibintu byose abikora burya se uyu nyine ndimo ndavuga Eric se arongora abagore Eric cyana cyiza yamwe ngakibonye agicumita komeza urumva so cyo tuvuga ni iki ngiki rero umusore agiye Imana Juice agiye Juice saramanutse Juice rega kwiyakira nta we ntabwo agiye we nta nubwo wumvize na ma Juice ndagasa
warukimbira kuri uyu mujene izina Juicy umva so ibyo nshaka kuvuga nibi ngibi rero aramazi ngo ushaka kubyara umwana ngo iyo wabyaye umwana nk'umutinganye abatinganye bashaka kubyara bro anyway hari inuza bita bisexual so which means ushaka kuryamana n'umugore ukaryamana n'umugabo kandi kumva bose urabashaka ibyo byose bibaho so basically ushaka gutanga nawe bakagukubita at the same time turashize akoze cyane uyu nguyu bwo ibya okay inkuru ivugwa kuri sena andi bumuntu ihagaze ite inde Israel na andi bumuntu iki gihuha cyaba gifitanye isano reka tuyaka kare igihuha gusa umva nkubwire ubwo Israel uramuzi na andi bumuntu amuzi ubwo ibyandi bumuntu nimushaka tuzabivuga ni mu bishakije n'ikigera cyangwa andi bumuntu we nago mu bitinda handi mu bumuntu muramuzi ntabwo wibaze ko ikintu kintunguye ni kuri andi bumuntu natunguwe bro I know it nta mwanya andi bumuntu tubyore nta n'ikindi yegejeho ndatunguwe kuri andi bumuntu ntabwo byagutunguye umbwiye ngo biragutunguye byambabaza ahubwo bro uri ikigorye bro ubwo nta makuru nari mfite reka dukomeze inkuru twagiye ubwo twabivuyeho Israel mbonye n'andi bumuntu twabaretse twakomeje uri kuyisoma dore kwa shehe wewe bisome man ngeze ndasomera umunsi man shehe umucuruzi w'imbunda si ikigoryi arabizi neza ko Nyirarusenda ari goldiga sasa ntiyakora iryo kosa for a fact Nyirarusenda amaze 2 years kuri Onapo ku ngufu wibuke ko basezeranye bucece TZ last year Nyirarusenda ninde Nyirarusenda ninde umucuruzi so ninde umaze ibyumweru bibiri muri Turkiye mu byamamare by'iwacu Mutesi Jorira Mutesi yavugisha kure akoreka kuva ku ruhande man no ndakubwiye ni Mutesi hari umuntu kinya muri nose nkinya nerinde rya kwa nyina so nimaze ibyumweru bibiri muri Turkiye ni Mutesi Jori urakoze cyane niwe wakoresheje slang nyira ninde kumwe nawe nago abonye plaque uravuze ngo ibi bintu bifitanye isano n'iyi plaque dukomeze bya plaque bereke ibi mbirege Tanzania bayifatirayo ibyo tureke ahanga hani muri dukomeze so reka umbwira akantu ibyo byose bireke by'ibiki byose bireke ese waruzi ko basezeranye muri Tanzania bucece ntabyo narinzi umwaka ushize ntabyo namenye ntabyo ruzi wapi bombo clad ubu n'umugore n'umugabo god damn it ndikubaza ubu n'umugore n'umugabo uyu mutipe ni umuyisilamu muri Tanzania ntago wakore ikosa ngo wemere kugumana n'umukobwa mukorane ni umudivorce ariko uterekanye yuko uyu muntu mwasezeranye nyine muri Tanzania urabizi yego anyway idini rya Islam urabizi so ida ushobora kujijisha ukavuga ati uno muntu mwerekanye ko tuma twujije ndimo ndajijisha kuko nshatse kumusambanya kumucumita ariko njijishe yuko so tuvuye nk'urugero mwe n'icyana nkavuga ati kugira ngo iki cyana nereka abantu ko ngize kumwe nacyo nshobora kwita nyibwira ati umva ubacyana ngwino tujya twipima agakoko ka sida so noneho kugira ngo nemere yuko nkomezana nacyo tukipima agakoko ka sida muri Tanzania ntabwo ushobora kuba uri umuyisilamu noneho umuntu agiye imaka uri shehe ngo ucumite n'icyana bajya kubona uri kumwe n'icyana mutarasezeranye none se uyu nguyu ni gute agiye muri Onapo uko amakuru mfite bakasubira ngombwa yashyira sana kibazo ntabwo uyu nguyu amakuru mfite urukumva bira biboro bajyamo bifungisha yakoze imyaka 10 imyaka 40 bro nabagiye kujya deep ariko ni imyaka ire baretse gato bivuge umva
none rero ubu ngubu yagiye kubivanishamo wabivuze reka kuvuga ngo tubaza yagiye kuvanishamo ibiboro byabona reka uwanga ufite amakuru so shehe niba cyangwa ufite ubwoba yuko bya bindi byabaye byakubayeho ibihe ariko zikutangira ibihe byambayeho urabyibuka ibihe nyine nyibutsa urabyibuka oya tubyorere okay tubyorere urabishyira hanze ntabwo ushyira hanze reka dukomeze so bari muri Turukiya Mutesi Jolly yakoze ubukwe n'umugabo we twamenye Rugumi ibyo ushatse kumbwira bakoze ubukwe n'umugore n'umugabo umusa ibyo ntabwo bitindaho n'uruca abana birazwi rwose muri Tanzania Miss Rwanda Mutesi Jolly 2015 babikoze ubwo mu Rwanda ntabwo biziko byabaye abayisilamu bakora ubukwe bucishe bro niho habara abantu babiri bakora ubukwe ubu Mutesi Jolly mu idini byanzwe ko Mutesi Jolly yakoze ubukwe n'umugore w'umugabo muri Tanzania ubimenye birazwi Mutesi Jolly n'umugore w'umugabo yakoze ubukwe none kumukoresha ubukwe hanyuma akajya muri onapo nk'ibi ngibi wanditse hano uno mutipa acuruza imbunda bro ndabaza ahanga bikaba byaragiye ngo bafunze idowa bafunze indowa ni sinzi indowa icyo ari cyo ariko birazwi ko we n'uriya mugabo mu kintu cyitwa Islam barabikoze byarangiye Mutesi yambaye bya bintu by'abayisilamu barazenguruka uriya musenzi n'uvuga ngo yemere kumucumita guhera mu gitondo saa sita n'ijoro nta munyarwanda n'umwe wagiyemo inshuti za Mutesi Jolly nta n'umwe talent yariyo mubyara we cyangwa mwene nyina mwene se reka da sizima talent yariyo miki talent n'umugabo ntabwo yari ariyo talent napfuye rubi ariko ari haya kuri iki hanyuma umukozi wa televiziyo Rwanda umukozi wa televiziyo Rwanda ntabwo yari ariyo ndi kuvuga ku nshuti za Mutesi Jolly za hafi oya ibya televiziyo Rwanda bireke icyo nshaka kubwira ngiye kugarukanya naho nshaka kunjyane kure Butera Knowless ninde muntu w'umunyarwanda ari mu nshuti za Mutesi Jolly wari muri ibi bintu Butera no urashaka kuvuga nuza warya umugore mwita ngute wasomaga amakuru wamaze kumwumva twakomeje ntabave kuzana izina rye wasomaga amakuru y'u Rwanda wandi batandukanyije n'umugabo bamwita umurerwa ni umurerwa nini Eveline ari ni Eveline ni Eveline cyangwa Eveline buryo Eveline umurerwa urabizi ntaga kundi harimo cyagihomora cyo mabere manini birukanye ni ikihe cyari Gahongayire Aline Gahongayire baramwiruka bagiciye mu gakundi ndagasa bamuvanye muri crew bagiciye mu gakundi barajugunya kuvuga ngo cyagiraga urugamba rwinshi ariko betegeyemo umugore w'umushuti wawe ende nani Pamela Ingoma yarajoyininze ende nani muka Deben yeje yajoyininze agakundi jyanye uko ryema cyo gukundi ntabwo tugomeze so ubu turi kuvugana muri Taki yagiye kugira ngo bamukure bakarakuma cyangwa karakamashini ngo so karakuma ikagira ikibazo ariko nonga gushyiramo mu kuboko kakagira complications so nuvuga ngo kaguteza ibibazo so uriya mwana wabita nuza wabita nyine nyiri imbunda nyiri bifaru yavumbuye yuko aravuga ati sasa abanyatanzania bamubwira ati sasa mva tukubwire ino game irimo ariko uzajya ukinira mu kibuga gicuramye uzajya ukina uzamuka bo bamanuka ati bazakwirukansa ati urashaka igituba nta kibazo akana karakeye urumva kagazagwa igituba ibyo ushaka byo kazabigora ariko kazakwirukansa umucuruzi w'imbunda aravuga ati sasa rero nanjye ngiye gukoresha ubwenge ntawe kwemera gushyiramo umwana nawe kwemera gushyiramo umwana yavuze ati fata ikintu cyitwa byabi ntabwo ari ibinini ni akantu bashyizemo umukobwa arakamaranye igihe kirekire